Bavandimwe nimumfashe navukanye ubumuga navutse nabona nimumfashe n'ukuri murakagira Imana. Se muvandimwe byakugendekeye gute? Navutse nabona akaboko nako karamugaye n'akaguru ubu ngubu karamugaye. Akaboko ntabwo kajya kwigora no kaba kameze. Ukeneye gufashwa iki? Icyo waba ufite wamfasha nta kibazo. Ariko ko mbona yagira ngo urabona wa mugabo. Ntabwo mbona. Ikigaragara gishobora kuba ujiji ariko ntabwo mbona. Ntabwo mbona. Continue. Cyokoze umushyiremo imiyaga ngufashe ariko nubwo ngufashije ngiye neme. Murakoze cyane ntabwo mbona pe. Wamfashije mudufashe ntabwo ndi impumyi bose naramugaye n'akaboko. Yesu nakaboko konyine se cyangwa n'urundi ruhande rwamugaye no kutabona. Ntabwo nakaboko konyine ntabwo mbona. none ko umuntu wagira ngo urareba. Ntabwo ndeba pe. noza akaboko wagufashara mbese nagufasha iki? Fasha icyo waba ufite. Yesu mu gitondo ngiye mu kazi waramugaye ukuboko. Bose wambaye namugaye akaguru. Wamugaye iki? Bami Waravuze ko uri n'impumyi wamugaye n'ukuboko. Ubwo wasanga atari njyewe pe. Ndaje ngufashe. Mwabatekamitwe b'i Kigali mwe twarabamenye mwirirwa muteka imitwe kandi mutaramugaye buretse. It was at this moment that he knew he fucked up. Action. Navutse nabona akaboko nako karamugaye n'akaguru ubu ngubu karamugaye. Asa nk'uko mutari kuvuga. Take 2 subira inyuma. Vuga cyane wa muginga nk'umuntu uri gusabisa. Take 2 action. Ntago tugushyiramo ntago harimo. Action man. Cut. Bavandimwe mumnyira basaba mumfashe. Bavandimwe ni mumfashe. Wamfashije. Mumfashe navukanye ubumuga. Bavandimwe